ukuyeho nuriya nabona koreye kera mu kiboyi noza amasahani imena n'amadongo nta bibazo twagiranaga nkaskuriya baragukataga bikarangira oya da ntabwo burya bagukata bitewe n'uburyo n'ubundi bakubonamo hari igihe tuvuge wenda nk'ubu ngubu ushobora wowe kwanga ifi kurya ifi kubera ko wenda yamize umuvandimwe wawe ubireba ikamumira ikamurya sinzarya ifi yamiriye umuvandimwe abandi bakavuga ngo ntibarya ingurube ngo zashyizwemo abadayimoni kandi zashyizwemo abadayimoni zagiye mu nyanja ahubwo wenda tuvuge nyine imyumvire abantu bitandukanye niba mu ngurube barasizemo abadayimoni hanyuma izo bashyizemo abadayimoni zikoherezwa mu nyanja amafi ntabwo yaziriye ahubwo ukarya amafi ahubwo uri dayimoni ryanashishe kuko uri ingurube yasigaye ku isi nta kibazo ifite ahubwo nk'ayo mafi n'ubu ngubu Kalisa Ernest Makuta Samusure Rurinda mera kuri Makuta kuko ubu ngubu niyo identite yawe cyane ngira ngo ni Makuta ni mama wararaye abantu batangiye kubyumva cyane kuko Samusure mbona ni izina ryakugiyeho naryo cyane ku buryo Samusure ni fondasiyo ni fondasiyo Samusure ni nk'izina ry'ababyeyi yego ko Samusure kabisa muri sinema niryo zina rihagarariye andi mazina wa mugabo najyaga numva ashaka kuzariga akanyobya we ntago mwagiranye ibibazo ko najyaga numva avuga amazina nayo ukuyeho nuriya nabona koreye kera mu kiboyi noza amasahani imena n'amadongo nta bibazo twagiranaga nkaskuriya baragukataga bikarangira oya da ntabwo burya bagukata bitewe n'uburyo n'ubundi bakubonamo ariko umuntu n'ubundi usanga afite ukuntu akora akazi ke aravuga ati ni impanuka ariko yo hubagurika gira gute iki uriya mu bosi nta kintu twigeze dupfa amasezerano twagiranye yose yarayubahirizaga nanjye nkubahirizayo mbo aragenda nyubakira izina anyita Samusure rirafata ubu ndi Samusure izina nyemereye kurikoresha icyo nshatse nuko natekereje ko nanjye kurema iryanjye bitamvuna mfata umwanzuro wo kurema iryanjye yego kandi riri kuremekeka urumva ntabwo rero mbo ntacyo twari bupfe kuko sindanarikoresha mu bucuruzi Samusure kandi nanabikoze nabanza kumusaba uburenganzira ndumva ibyo ngibyo birimo amahoro cyane hanyuma Makuta ni filime navuga ko urakataje kuko episode imwe ebyiri eshatu kugera kuri 80 umuntu aba ari mu kazi ntago aba ari mu mikino ariko wenda hari umuntu kakanya wenda udukurikiye wese uvuga ati ariko Makuta ko ntumura nyumva mu matwi yanjye ni filime wenda ifite iyihe style ifite iyihe story ko biba bitandukanye ibyo byose ntago imeze nka Papa Sava ntimeze nk'umuturanyi ntimeze nk'iyo mpanga seri hari umwihariko wa Makuta umwihariko wa Makuta ni seri wenda mu buryo bwo kumushishikariza nk'umuntu Makuta ahitandukaniye n'izindi nuko Makuta niyo filime Makuta niyo filime ushobora gusangamo amagambo asekeje ariko kandi arimo n'ubutumwa hakunze kugaragaramo amaterime menshi cyane muri Makuta hakunze kugaragaramo abakinnyi nabo ubwabo basekeje kandi muri rusange nuko navuga ko Makuta irasekeje uvuga ngo ntabwo ushobora kureba Makuta ngo irinde irangira utumvishemwe amagambo abiri abantu bashobora gusigara bavuga iyo ugeze muri commentaire niho ubimenye umva rya jambo ryagiye rigaruka uvuga ngo byanze bikunze aba harimo ikintu kiza gutuma harimo amagambo asekeje kandi y'umwimerere dusanzwe twumva handi yes bo nabyumvise kandi koko n'ubundi n'abakuzi barabizi ibyo utagiye wiburira hanyuma buriya hari n'umuntu ushobora kuba akunda Samusure reka atazi ibijyanye n'imyizerere ye bijyanye n'idini uravuze uti ni morale burari kukundi kuntu nawe ufata bijyanye n'imyemerere nka Samusure mbarumbwiye iki uko byumva kuri iyo ngingo kuri iyo ngingo uko mbyumva ngewe mu myemerere yanjye yego nemera ko wakora neza yabikora kiri hano niba hari icyo ukeneye kunywa cyangwa kurya wakirya ukiri ku isi yego kuko mu ijuru bararirimba gusa nukuramya no kuririmba gusa urumva rero babikeneye nk'akantu hano ku isi ntugafate kandi uzi ko aho hantu utazakabona ukazabaho uhangayitse wifuza uri kwifuza wakemurira ibibazo hano ku isi bikarangira ukagenda ntawe uhemukiye ntaki ubundi
ukabuzi ko ahandi ugiye ntabyo kuvuga ngo muzahasanga ngo amazu meza nk'iki ntabibayo. Muri make nawe uri muri babandi bemera ko uwiyimye afatwa nk'uwiyahuye. None se ubu ni nko kwiyahura? Imana iguha ibintu byose ikarema igashyira aho ngaho nawe ikaguha n'uburyo bwo kubishakamo. Ari gushaka amafaranga yo kuza kugura icyo ashaka, urumva, yo kwishyura inzu niba atayifite, yo gutunga umugore n'abana, yo kwishyura ishuri, ibyo byose ni wowe ugomba kubiharanira kubishaka. Ariko hari umuntu wicara yana mu gitondo bagenzi bakamubwira bati hari ahantu tuvumbuye ko hari akantu barimo bagira kakaraka, twajya gukora ko karaka, ati yana ngiye ndumva ntameze neza. Gusa uruvuo abandi nibaza bakaba bafite uburyo wenda muri makeya bashoboka bakoreye. Niba wenda avuye gukorera 5,000 cyangwa 2 akaba ari bukuremo 500 akagura kakandi ka makeya, arakanywa wunda mwegere ngo mani wangu ngo wandemeye kandi yarusize mu rugo rutura yamusize agarabi. Wenda dukurikije uko twakuze uko twabyirutse hari imirongo isa nk'ari ntarengwa bitewe n'imyizerere abantu bagenda banyuramo bakabamo bakagira imirongo bagenda babashyiriraho, niba ari bijyanye wenda n'imibano bakaba bati ushaka umugore umwe n'ibindi byinshi bitandukanye bagenda bashyiraho. Ibyo bintu nibyo wakumva ko wenda bishobora kujya muri sansi imeze gutyo ko umuntu ashobora kwiyima, bari nk'abantu bafata ibyo kurya bimwe na bimwe nk'ibizira akavuga ati iki sinakirya kubera idini ryanjye n'ibindi byinshi. Ibyo nibyo ni muri ubwo buryo uvuga bwo kwiyima. Kuri ibyo byo bijyanye n'amadini n'imitekerereze yayo n'amahame yayo ntabwo wabitindaho. Abantu bakiri kuyarya urumva nta kibazo. Nuvuga ngo imyemerere y'amadini ngiye uko mbyumva ni kwa kundi umuntu agira amategeko mu rugo rwe. Kurumva uri umuntu w'umugabo utagira amategeko agenga urugo rwawe, mbere na mbere abanza kuzamo ko nta ugomba kurenza sangapi ataragera mu rugo. Si itegeko se ryo mu rugo, n'amabwiriza ye kuvogera urugo. Yarangiza bavuga ati sinshaka ko hari umuntu uzazana urusenda muri uru rugo. Gusa amabwiriza y'urugo kimwe n'idini rero, idini ntago ryabaho ritagira amabwiriza. Uvuga ngo rero ngewe mbaye n'ibintu byose wowe ukaba utabirya kubera idini ryawe ntago nabikurenganyiriza. Nakubahira ibyo nawe ukanyubahira ibyawe. Ariko byaba byiza nawe wakubahiye kubirya uburenganzira bwawe. Ntagire icyo abivugaho kuko nanjye simba naravukiye mu idini rye. Yego. Icyo ngicyo ndumva cyumvikana n'imyizerere ntago ari ibintu ahanini turiho. Reka dusubireho gatoya kuri sinema tunasoza. Uri gukora Makuta, uri no muri filime zindi zitandukanye zica kuri televiziyo y'igihugu n'izindi, ariko bisa nkaho nyine ubu ngubu isoko riri gukora riri kuraninga neza ari rijyanye na sinema ku bintu wakoraga byose hafi ya byose, niko navuga ko ibindi bisa nkaho byadindiye bitewe na corona. Ubona ubuzima nta ribi nyine sa nk'utugereranyiriza ibyo bihe bibiri. Ibihe bibiri ntabwo wagereranya igihe cya corona n'ikindi gihe. Niba mbere umuntu yaravuga ati muri weekend ndabona 100, hanyuma no kuri filime mbona irindi 100, ubu ukaba ubona 100 gusa, gusa wabigereranya? Ntabwo wabigereranya. Ahubwo nuko tutananuka twanga nyine n'ubundi tukanangira, ubundi nagombye kuba narananutse. Ariko kubera ko umuntu avuga bati ibana n'ibitari ibi umuntu yabinyuzemo ugahora na morale ukumva ko bizanarangira kuko nta gahora gahanze, nibyo bituma umuntu akomeza kubaho nk'uko yarabayeho bitewe no kumenya gukoresha duke ufite no kutipasa muremure. Ubwo rero navuga ko kubera ko YouTube idufasha byatumye tutagenda ngo dupfe burundu, ariko hari n'icyizere. Nabonye bikuza ariko nabonye wari mukiye mutamenwa, nabonye pizo yagusuye ari sawa. Pizo yarahageze rwose. Ntago bimeze nabi, ntacyo nshinja Imana urebye. Ese ko ntaburara? Si ibyo se utaburaye utabwiriwe, ntekereza ko ibiba bisigaye ukabona nayo guha nka motari byo biresaho. Nibyo rero. Hanyuma Samusure, wenda dusoza Makuta abayishaka iri kuri YouTube, ariko hari ubundi buryo abantu batekereza. Nabonye bamwe basigaye bafata amafilimi bakanayagurisha ku bitangazamakuru. Wowe izo deal ujye uzikora, ubona abatera nkunga se cyaba biracyagoranye? Barabyumva bakumva ko bashobora kuza kwamamaza kuri YouTube? Kugeza ubu n'abashaka kubikora bafite uburyo bw'imyumvire yabo
yo kuba bakumva ko babanza kubikorera ubuntu urumva aho ngaho ni ikibazo cy'imyumvire ariko ikindi cyo kuba wabona ababitambutsa nabo nanone hari igihe usanga hakirimo nyine imbogamizi z'uko umuntu aba yumva ko bamuha igihangano ku mafaranga make ariko kandi burya iyo udahaye ibyawe agaciro nta n'undi ubigaha nyine biba birangiye kuko niwafata igihangano ngo nuko nutagitanga n'ubundi gikomeza kuba kwa kundi iyo umuntu abitekereje gutyo nge ntabwo ariko mba mbitekereza ngewe mba ndi gutekereza ahubwo agaciro ndi kugira ubwo rero abamamazamo ntabwo baramenya uburyo bwo kuba batanga udufaranga dufatika ariko nashishikariza n'abandi bakumva akamaro ko kwamamaza kuko niba ku umunsi umwe umuntu ashobora gushyiraho filime ikarara irebwe n'ibihumbi 10 by'abantu abo bantu ntabwo babura nk'abantu 6 bibaza ku kintu wamamaje nibyo ya hanyuma Ernest turagushimiye rero sinzi niba hari icyo wavugaga tusoza icyo navuga nuko nakomeza gushishikariza abantu gukora subscribe kuri channel yanjye yitwa Kalisa Ernest hanyuma cyangwa se kujya kureba Makuta kwandika kuri YouTube wandikamo Makuta ikaza abantu gakora subscribe Ntekereza ko mu matag harimo Samusure kuko wenda ari nabaza bashaka Samusure mu matag yego na Eh. Samusure nta kibazo Samusure ushobora gukubitana n'ama interview na filime ariko Makuta ni izina wandika muri YouTube hakaza filime yego Makuta ndagushimiye rero Imana iguha Makuta ugize neza cyane